Mu buzima duhura n'ibibazo byinshi, ibibazo by'ubukene, ubuzima, umuryango cyangwa se ibitekerezo biduha umutuzo muke mu mutima. Hari abantu bibaza niba kwizera koko Imana bikenewe muri buri kibazo. Ukuri nuko kwizera Imana ari imwe mu mbaraga zikomeye zituma umuntu agira amahoro n'icyizere, nubwo ibintu byaba bikomeye. Kwizera Imana biduha amahoro mu bibazo, kuko uwizeye Imana umutima we ntuhora mu bwoba. Abazi ko nubwo ibintu byaba bikomeye, Imana iri kumwe nawe. Imana imuri hafi, iri kumureba. Kwizera Imana rero biduha amahoro mu bibazo byose duhura nabyo. Iyo ikibazo gikomeye kije, hari igihe urira, hari igihe ucika intege, ariko iyo wizeye Imana ubona imbaraga zo gukomeza urugendo, ukajya imbere, ukabivamo, ukava mu kibazo urimo. Muri Yesaya hariya ibice byaho 41 umurongo wa 10 hatubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya nkukomeza, ni koko nzajya nkutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Urumva ko Yesaya aya ni amagambo meza yavuze akwereka ko kwizera Imana hari agaciro bifite mu buzima bwawe. Iri ni isezerano ry'Imana ritwibutsa ko tutari twenyine mu bibazo byose duhura nabyo hano ku isi. Kwizera Imana si ikintu dukora gusa igihe ibintu byagenze neza, ni ikintu dukenera muri buri kibazo n'igihe cyose. Gusa iyo twizeye Imana iduha amahoro, ikatuyobora, kandi ikaduha imbaraga zo kunesha ikije kutugirira nabi. Niba uri mu kibazo uyu munsi, ntucike intege, egera Imana mu isengesho, uyiringire wizeye, uzabona ko amahoro n'imbaraga biva kuri yo. Gerageza ujye ukanda subscribe, like, na comment, dukomeze duhure mu bindi biganiro bikurikira.